nibyo koko amagambo yacu ameze nk'amashanyarazi. Iyo utayakoresheje mu buryo bwiza ashobora kuguhitana, ariko yakoresha mu buryo bwiza akaba yatanga ubuzima. Urupfu n'ubuzima bihabwa intebe n'ijambo. Ijambo rero niyo mpamvu bavuga ko rirema. Ubuzima tubamo ni 50% by'ibyo twiyaturiraho, n'indi 50% y'uruhare tubigiramo kugira ngo bibe impamo. Urupfu n'ubuzima bihabwa intebe n'ijambo. Ubu rero n'uburyo bwo gukoresha cya gice cy'imitekerereze tutabasha kugenzura, ibyo bita subconscious mind, akantu kaba munsi y'intekerezo za muntu kakaba gakoresha umuntu mu buryo atazi, akaba ariko kagutera imbaraga n'ubwenge bwo gukora ibintu bidasanzwe, ariko gakora bitewe no kukabwira kakumva. Nubwo tutakagenzura ariko kabasha kumva ibyo tuvuga, ku buryo urimo kwiyaturiraho ibintu byiza cyangwa bibi, aka kantu kabigukorera uko wabivuze n'uburyo wabyifujemo. Niyo mpamvu ibyo wiyaturiraho ari bwo buzima ubamo. Amagambo yawe niyo aho icyerekezo ubuzima bwawe. Nabwiye ko tugira ibice by'imitekerereze umuntu yavuga ko ari nka bibiri, nubwo bavuga ko rimwe na rimwe ari bitatu. Hari conscious mind, ni bya bindi dukora twabigizemo uruhare. Uku ndi kuvuga ndi kubigiramo uruhare, ndi gukoresha conscious mind, ariko uburyo amaraso ari gutembera mu mubiri wanjye ntabwo mbigenzura, ni subconscious mind ibigenzura. Iyo subconscious ikintu gitangaje nuko yumva amagambo tuvuga. Niyo mpamvu ibitekerezo byongeyeho amagambo bibyara ibikorwa, ibikorwa bikabyara inzozi, ugakabya inzozi. Amagambo yacu rero yubahwe. Ikintu cyose umuntu abasha gutekereza no kugikora birashoboka, ni kimwe nuko ikintu cyose umuntu yiyaturiraho kimugirirwaho. Emile Kwene watuzaniye buno buryo, avuga ko iyo ushaka kubukora neza, kwiyaturiraho amagambo meza, ujya ahantu hatuje, ugafunga amaso, ugahumiriza nk'usenga, ukanahumeka, mwinjiza umwuka mwinshi, ufata amasegonda make ongera urekure. Nurangiza uhesha umugisha ejo hazaza hawe ukoresheje amagambo ugiye kwivugaho. Hari abantu rero batabasha gukora uyu mwitozo, abo ndimo ngenera isomo ry'umunsi, ariko uretse n'uyu mwitozo ubundi ahantu uri hose gerageza ujye wivugaho amagambo meza. Ivugaho ibyiza, niba bikunaniye wicecekere. Isomo ry'uyu munsi rero abantu bifuje ko nagaruka kuri rya somo nigeze kubabwira rijyanye n'agaciro k'igihe. Ni isomo ryari riherekejwe n'ibi ngiye kubabwira. Tekereza uramutse umaze nk'umwaka mu bushomeri, maze nk'umwaka mu bukene bukabije, ukaba uba nko mu nzu y'ibihumbi 10, ukaba umaze nk'amezi 5 utishyura inzu, ukaba umaze amezi yose usenga usaba aho wakura amafaranga byibuze y'inzu, ibindi bikazaza nyuma. Igitondo kimwe ubyutse wafungura urugi ugasanga ku muryango iwawe hari sheke y'ibihumbi 86,400 yanditse ku mazina yawe. Nta no kwibaza uko byagenze, ugahita wirukira kuri banki kubikuza ayo mafaranga kugira ngo uze wishyure inzu. Mu gihe uri kuva kuri banki uri kubara amafaranga, umujura agaturuka hirya yiruka akabara yagushikuje, akirukanyira nko muri ruhurura ariya kuri mazi, ukamukurikira akagucika, ugatangira guta umutwe bikakuyobera, ukabura icyo ukora, ukongera kwiyumva nabi hanyuma yuko wiyumvaga utarabona sheke. Wakibaza uti isomo ririmo aho ngaho ni irihe? Isomo ririmo aho ngaho ni uko ubwo ngubwo ari bwo buzima twiberamo buri munsi. Buri munsi duhabwa agasheke y'ibihumbi 86,400. Uyu mubare ni umubare w'amasegonda duhabwa ku munsi. Umunsi ugizwe n'amasegonda 86,400. Buri muntu wese rero aba afite iyo sheke, aba yafite, kandi buri wese niwe ugena uko akoreshamo ayo masegonda. Buri segonda ryose riri mu munsi wawe rifite agaciro gakomeye. Uramutse urihaye agaciro nk'akuha amafaranga, ubuzima bwawe bwaba ikinyuranyo cy'ubuzima wahoze ubamo. Abajura rero bakwiba ayo mafaranga, cyangwa se abajura bakwiba iyo sheke yawe, ni abantu bagufasha guta igihe. Iyo udafite icyo gukoresha igihe cyawe, ubona abantu babagira neza bagufasha kugita. Abo rero nibo tugereranya nk'abajura. Iyo witaye kuri buri segonda, iminota yiyitaho, akwita ku minota, isaha ikiyitaho,
wakwita ku isaha umunsi ukiyitaho, wakwita ku munsi ukwezi kukiyitaho, wakwita ku kwezi umwaka ukiyitaho. Iyo umwaka rero ubashije kwiyitaho uba wabishoboye, n'ubuzima bwose uba wabushoboye. Iyo wabashije kwita ku gihe ibindi byose byiyitaho. Agaciro k'igihe rero kagomba kuzirikanwa na buri muntu wese wifuza gutera imbere. Guta igihe cyawe bigira ingaruka kuri wowe no ku gihe cy'abandi. Burya agaciro k'igihe, umwanya n'amasaha kumvikana neza, nk'iyi modoka itwara abagenzi cyangwa se indege utegereje yakererewe, iyo umuganga ukuvura yakererewe, iyo umufiyanse wawe yakererewe kandi ari ku munsi w'ubukwe, nibwo wumva neza agaciro k'igihe. Burya amafaranga wabuze yagaruka, ariko igihe wataye ntikijya kigaruka. Umuntu rero ufite ibyo akora bimwungukira, abaza agaciro k'igihe n'umwanya, ntashobora kubipfusha ubusa. Impamvu bakubwira ko igihe ari nk'inkota, iyo kigucitse kiragutema. Ruriya rushinge ukuntu ruba rwikaraga ujya urubara nk'inkota, iyo kigucitse rero kiragutema. Ntabwo umuntu ashobora kugenzura no gutegeka igihe cyangwa se ngo agihagarike. Icyo ashoboye gusa no kujyana nacyo. Iyo utajyanye nacyo rero kiragutema. Ubuzima rero butegeka ko umuntu wese wifuza gutera imbere by'umwihariko aba agomba kubahiriza igihe uko byagenda kose. Iryo ni itegeko. Ko rero ni agaciro k'igihe. Niba ushaka kumva neza agaciro k'igihe nk'agaciro k'umwaka umwe, uzabaze nk'umunyeshuri wasibiye nko muri kaminuza umwaka umwe, ashobora kubwira neza agaciro k'umwaka. Ushaka kumenya nk'agaciro k'ukwezi kumwe, uzabaze nk'umubyeyi wabyaye umwana akavuka yaburaga nk'ukwezi kumwe ngo avuke, azakubwira uko ukwezi kuruta amamiliyoni. Nushaka kumenya nk'agaciro k'umunsi umwe, uzabaze nk'umukozi wa Nyakabyizi uhembwa buri munsi kandi ayahembwa akaba ari butunga urugo, abo mu rugo barya ruko atashye, azakubwira agaciro k'umunsi. Ushaka kumenya nk'agaciro k'umunota umwe, uzabaze nk'umuntu indege isize yararengeje nk'umunota umwe gusa ku bijyanye na tike yari yakatishirijeho n'isaha yanditseho, azakubwira agaciro k'umunota umwe. Niba ushaka kumenya agaciro k'isegonda rimwe, uzabaze umuntu umaze nko kurokoka nk'impanuka, wenda nk'imodoka yari igiye kumugonga, isegonda rimwe pa urupfu rukamuhusha, uwo muntu yakubwira agaciro k'isegonda. Igihe rero ni ikintu gihenze cyane, ubimenya iyo kigutemye. Igihe ni nk'inkota rero, iyo kigucitse kiragutema. Iyo udakoresheje igihe ukiri muto, igihe kigukoresha ushaje, kandi iyo kigukoresheje ushaje kigukoresha bucakara. Ikintu kizakubwira ko wakuze ni igihe uzaba ukora bya bintu wanga gukora ukiri muto. Igihe rero kiri kubigukoresha kuko washaje nyine, kandi ibyo wubatse utitaye ku gihe, igihe kibisenya ntacyo cyitayeho. Ibyo wubaka ugomba kujyana n'igihe. Si byiza kwirukanka ngo ugisige, si na byiza ko kigusiga. Ibyiza no kujyana nacyo. Iyo ujyanye nacyo kiguha amahoro kandi kigatuma uva kuri iyi si byibuze ukabije inzozi zawe. Igihe rero cyubahwe.